Okay, reka twigire mu kiganiro. Mwebwe muri ababyeyi, iyo umuntu ababonye buri gihe ababonamo urukundo, ababonamo mbese umuntu wese ubonye umudamu cyangwa se umumama ahita yumva amubonyemo urukundo, amubonyeho kumwisangaho. Ntekereza ko ku ruhande rwanjye uko mbyumva ntabwo umuntu aba akunda uwo babana, ntabwo abamukunda. Ndatanga ingero, ndatanga impamvu. Yego. Urabona iyo ubana n'umuntu ibyo rero byose uba usaba ko akora ibintu mwembi muri kwiyumvanamo, simbizi wenda ko icyo ari Kinyarwanda nkoresheje. Yakwiyumvanamo n'ibyo. Niba umuntu akoze ikosa, yego twese turakosa, nta mumarayika uhari, ariko akaza agasaba imbabazi azimuhereza, ejo agasubirayo. Aho ngaho sinzi impamvu abantu bemerera umukozi ko yagusasira icyumba uri umugore. Ariko hari igihe umaze gutera imbere urumva donc turabaramukije mwese abakunzi ba KJ Pro TV, tubahaye ikaze mu kiganiro kugira ngo dukomeze tuganira byinshi byubaka umuntu nakomeje mbabwira ko agomba kuba yujuje umuntu rero burya ufite umuntu akora byinshi by'ubutwari, ariko nawe ubuze umuntu akora byinshi by'ubugwari. Ibyo rero bidukururira kugira ngo dukomeze tuganira byinshi bitandukanye ariko byubaka umuntu, imiryango, umuntu individual cyangwa se wenda umuntu muri rusange. So rero dufite abashyitsi hano ahangaha iruhande rw'ibumoso bwanjye dufite Zahabu's Lifestyle. Uyu munsi twasuye amateleviziyo rero yo muri Lexington, ariko hano iburyo bwanjye mfite Nino TV. Aba bantu ni abanyamakuru beza, tugiye kuganira kandi ikiganiro kiraza kuryoha. Reka batangire bivuga amazina yabo nyakuri na televiziyo zabo niba ntababeshye. Ikaze. Ikaze mu kiganiro. Yego, murakoze. Yazimye kamera. Yego, murakoze. Amazina banyita Zahabu Nyiramugisha. Yego. Nkaba ndi umubyeyi w'umwana umwe. Yego. N'umugabo. Yego. Nkaba nkorera kuri televiziyo yitwa Zahabu's Lifestyle. Wow, good. Yego. Aha. Karibu Nino TV. Murakoze cyane. Amazina ni Mugisha Bertine, nkuko wabivuze nyine. Nanjye ndi umumama. Yego. N'umupapa n'abana batari bakeya. Umubare tutsimbe. Ntago bajya babara abana. Yego. Ntago uri proud y'umubare cyangwa ntago babara abana ubusanzwe mu Kinyarwanda. Reka. Abo mwana umwe bavuga ngo abana. Reka. Yego. Oya? Yego. Nose umwana bamushyira mu bwinshi. Abantu muri commentaire baze kutubwira ko numvise ko Ikinyarwanda cyanyu gakeya. Kirimo. Ako ntago nakemera. Nkabasizemo. Oya dukubite mu mufuka. Mbo. Rero Zahabu's Lifestyle itugezaho ibihe biganiro mbere yuko twigira mu kiganiro cya KJ Pro TV. Yego, Zahabu's Lifestyle ukuntu ivugitse lifestyle, ubuzima busanzwe, ibintu dukora mu buzima busanzwe. Yego. Yego. Ibintu dukora mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe tubwo mu rugo, guteka mu gihe umuntu yishimye, ameze neza, byose ndabikora. Mbese biterwa n'ukundi kwiyumva uwo munsi, byose ndabikora. Ndi kumukina n'umwana mu rugo, namusohokanye namujyanye ahantu akinira, surprise ku mugabo. Yego. Just Nina TV yo dususurutsa by the way. Abantu bagiyeho bakore subscribe, comment and share, ndetse abantu bose nyine bajye babona utuntu ushobora gukorera mu rugo kandi tukanezeza umwana, umugabo. Enso twagiye kuri Nino TV. Nino TV mukora iki, mukora gute, ni televiziyo yashingiwe iki? Ikaze. Murakoze cyane. Natwe televiziyo yacu n'ubundi ntago tujya kure, ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yego. Ibiganiro biruhura umuntu mu mutwe. Yego. Ese Yego.
nkuko nari mbivuze natwe nanjye ntago njya kureye natwe televiziyo yacu yerekana ubuzima busanzwe bwa hano muri Amerika. Dukeneye guhugurana abamama, ese turashaka nko gutoza abantu urukundo n'ubuzima busanzwe, ntago tujya kureye ibyo. Yego, abantu ngiye kubaza ikibazo kidasona neza mu gutwi. Ngiye kubaza ikibazo kidasona neza mu gutwi. Yego, abantu bajya batekereza ko wenda abantu bashinze TV ni ukwi-exposa ibintu nk'ibyo. Wamubwira iki? Televiziyo wishingira kuba wakwi-exposa gusa, cyangwa ufite ikintu kikuri ku mutima wumva waganiriza abantu kwa? Buri wese agira uko yumva ibintu, kandi ntabwo ari ngombwa ko twese twumva ibintu kimwe. Ubwo uwo niwe, nanjye ndi njyewe. Ariko ntekereza ko igihe numva mfite ikintu nageza ku bantu, ikintu mfite nagufasha se, ntekereza ko ntabwo ari televiziyo yo kugira ngo mpakinire, ariko nzi neza ko haba harimo inyigisho. Rero ubu byumva ibyo byose hari abandi yubaka. Murakoze. Reka twumve Zahabu, umuntu utekereza ko washizeho televiziyo cyangwa washinze televiziyo ari ukwi-exposa gusa abantu bakubone iki, ibintu nk'ibyo, ni iki ushobora kumubwira mu by'ukuri? Uwo muntu ukuntu abyumva, mugani wa Barta, niko abyumva, ntabwo wabimukura mu mutwe. Nuko nyine, ariko njye navuga ku ruhande rwanjye, bitewe n'ukuntu televiziyo z'abandi bantu zimfasha. Tuvuge se kuri YouTube hari ibintu byinshi, hari umuntu ukuntu yisiga, hari umuntu ukuntu yakora imisatsi, hari abantu bakora ibyo ngibyo ku buryo bigisha abantu benshi kubikora. Nanjye ku giti cyanjye biranshimisha kubona ndi gukina na famiye yanjye, ni ibintu binshimisha. Ufite n'icyo wakwigisha? Mfite n'ikintu nakwigisha. Hari igihe nteka, hari igihe umuntu aba atazi guteka nk'ikintu neza ako kanya akaba arakibonye se. Ni ibintu umuntu akora kugira ngo yigishe abantu, tena binamushimisha ku giti cye. Ntabwo wakora ikintu ushaka gushimisha abantu wowe utakishimiye, icyo gihe waba uri kwivuna, nta naho wazagera. Ibyo rero ndabikunda, nshaka no kwigisha abantu ibintu bimwe na bimwe, kandi nanjye bitewe n'ukuntu nanjye nyigiraho byinshi. Hari abantu ndeba nkiga ibintu byinshi, rero nkatekereza ko nanjye hari abantu nshobora gufasha mu gihe nkoze ayo mavideo mba ndi gukora. Nibyo, nta muntu ushinga televiziyo kugira ngo yigaragarizeho gusa, kuko ntacyo byaba bimaze. Hanyuma abakunzi ba KJ Pro TV, murumva ko bano bantu ari ab'umumaro kandi bashobora kugira icyo bagufasha. Ariko mu munota umwe kugira ngo twikomereze ikiganiro, hari ibintu mukora nk'abari n'abategarugori muri quartier, hari ibintu mufasha abantu, hari abakora imirimo runaka yo gufasha abantu mu makwe n'ibindi. Twahera kuri Nino, niki wenda ufasha abantu hano muri quartier cyangwa se muri Amerika hose? Umuntu uri muri Amerika, iyo umuntu agukeneye, ni zihe serivisi umugezaho mu buzima wenda buno buzima buturimo? Murakoze cyane. Banje no kugushimira ku kibazo kizumbajije. Nka Nino TV navuga dufite uburyo twambika abageni, cyangwa se abantu bagiye kuramukanya, cyangwa se uko bajya guhemba. Tugiramo imishanana y'ubwoko bwose, y'abahungu n'iy'abakobwa. Tugira inkano. Ni umuco, by the way, ni umuco. Biriya bintu twakoreshaga kera na hano birahari byo muri Afurika, na hano nk'uko tubikoresha. Rwose mutugane abantu bawe, reka nzareba ko byibuze bazanadusanga. Yego, barakumva cyane. So nizo serivisi zo gufasha abantu kwambara mu makwe no kubatekera maybe. Ariko wenda ni especially ku bageni, mubafasha iki abageni wenda? Nsa naho hari ntabisobanuye neza. Twambika abageni.
dufite group itekera abageni cyangwa se itekera amakwe ibirori ibyo ari byo byose se blood shower baby shower ikirori cyose wakumva ukeneye ko abantu bagufasha guteka si ngombwa ngo wigore abantu baze kuza ufite abashitsi basange uracyari gukaranga uracyari kugera gute utanga udufaranga dukeya tukagutekera kandi tugutekera neza. Ikindi dufite imodoka z'abageni imodoka zitwara abageni. Imodoka zitwara abageni ukeneye ko uduha icyo kiraka twifitiye abashoferi wowe icyo ukora gusa ni ukutwishyura tugahana gahunda imodoka zikakugeraho zihanaguye neza kabisa cyane rwose. Ibi bintu byaje muri karitsiye ibi byiza biturimo hano Lexington, muhaguruke bantu muhumuke, ibyiza biri hafi yanyu. So reka tujye kuri Zahabu nawe tubwire wenda icyo afasha hano muri karitsiye hano ibintu nk'ibyo ensenso. Yego nanjye ikintu mfasha abantu ndacyishimira cyane kuko ni ikintu numva ko ari ikintu ndi gukontribuwa ku buzima bw'abantu bene wacu. Yego nkora ibijyanye no kugurisha amazu, kuyagura, si amazu gusa n'ubutaka. Mu gihe umuntu akeneye kugura inzu ndamufasha, kuyigurisha ndamufasha, kugura ubutaka ndagufasha. Yego urumva ko ari byiza. Umuntu rero akoze ubukwe ahise abona umuha inzu, urumva ko kandi turashimira abadamu kuba mwarahagurutse mugakora utuntu tw'uturimo nk'utwo, ni twiza cyane. Abakunzi ba KG Pro TV abumva bano bantu turaza gusigaho nimero mushobora kubaboneraho kugira ngo muzajye mubagana ku bikorwa byabo. Simba twikize. Reka twigire mu kiganiro. Mwebwe muri ababyeyi, iyo umuntu ababonye buri gihe ababonamo urukundo, ababonamo mbese umuntu wese ubonye umudamu cyangwa se umumama ahita yumva amubonyemo urukundo, amubonyeho kumwisangaho. Kera twajyaga tuva ku ishuri wabona umuntu w'umupapa muri kujyana mu nzira ukagira ubwoba ko yakugirira nabi, ariko wabona umumama ukavuga ati reka nihute njyane n'uriya mumama, kuko barangwa nyine n'imbabazi n'ibindi. Ariko reka twiganirire ku bijyanye n'urukundo. Rero urukundo burya ruratuganza ahantu hose. Hari igihe kuko mwatubwiye ko mwubatse, hari igihe umugabo cyangwa se umugore umwe mu bubatse urugo arangwa n'ingeso imwe ikajya ayisubiramo kenshi, ariko muri cya gihe akajya agaruka imbere y'umukunzi we amusaba imbabazi kandi kenshi, ariko ya ngeso ntayiveho. Uriya muntu utava ku ngeso ariko akagira umutima wo gusaba imbabazi, akunda uwo babana cyangwa wenda ntamukunda abamufenta. Reka duhere kuri Nino TV. Reka mumbabarire mbita amazina y'amateleviziyo yanyu ariko ntacyo bitwaye. Murakoze. Ntekereza ko ku ruhande rwanjye uko mbyumva ntabwo umuntu aba akunda uwo babana, ntabwo abamukunda. Ndatanga ingero, ndatanga impamvu. Urabona iyo ubana n'umuntu ibyo ari byo byose uba usaba ko akora ibintu mwembi muri kwiyumvanamo. Simbizi wenda ko icyo ari Kinyarwanda akoresheje. Yakwiyumvanamo nibyo. Niba umuntu akoze ikosa, yego twese turakosa nta mumarayika uhari, ariko akaza agasaba imbabazi azimuhereza, ejo agasubirayo rya kosa n'ubundi, akaza agasaba imbabazi azimuhereza kabiri gatatu kane, ngeraho nkagufata ko nyine ya ngeso ni iyawe, nta rukundo ruba rurimo. Ko ruramutse rurimo igihe usabye za mbabazi abaye atari za nyirarureshwa cyangwa se kujijisha cyangwa kumasika ukuntu, tekereza ko rya kosa wakariretse uzi neza ko ngewe uri kurikorera ntabwo rinshimishije. Urukundo rwagutegeka kureka rya kosa, yaba ari urukundo ruhari. Zahabu wowe urabyumva gute? Umuntu aramutse akora ikosa akarisubiramo ariko akajya asaba imbabazi umugabo we cyangwa umugore we, imbabazi aciye bugufi, ariko rya kosa n'ubundi ntirimuveho akarisubiramo again, uwo muntu yaba akunda uwo asaba imbabazi cyangwa uwo bashakanye, cyangwa ntago yaba amukunda?
yego kuri njyewe ukuntu mbyumva yaterwa n'ikosa iryo ari ryo. Hari ikosa ya kamere, yego, tuvuge nimba umuntu avugira hejuru, iyo muvuganye buri gihe uwo muntu avugira hejuru, yego, ni kamere ye, mbese ni kanka hari kateye, yego, kandi bibabaza umuntu ubibwira ukuntu bivugamo bimubabaza, gutongana ntago ari ikosa. yego, yego, kwa kundi uvuga, yego, bikababaza wa muntu, iryo ni ikosa. yego, uwo muntu agahora asaba imbabazi ko yakosheje, yego, kandi koko uri kubona ko ashaka kubireka, yego, umuntu ushobora kumwihanganira bitewe n'iki, kamere iragoye kuyireka. Ariko nimba ari ikintu tuvuge uhora ubwira umugore wananga se umugabo wawe please, mu gihe usoje gukoresha kino gikombe ujye ugishira hariya, yego, ibi ni ibintu byoroshe by'amaboko, washira hariya wabikora, ubimubwiye inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, yego, uwo muntu ntago ari kukumva, uwo muntu harimo agasuzuguro kubera ko ntago ari ibintu bisaba ubwenge, urumva ni ikintu cyo gukora gutya, no gukontorora gusa, no kwibuka ko umugenzi wawe yabigusabye. Yego, ariko nkiri aho ngaho ntabwo ndi kumva namwanga, ntago wamwanga, namureka. Okay, uyu muntu aramutse ari kosa rikomeye, par exemple nko kuguca inyuma, yego, ariko akajya agaruka agapfukama vraiment akavuga ati mbabarira ndagusabye nabikoze ariko byantunguye, akongera tena, ariko urukundo rwe ukarubonera mu mbabazi, uwo muntu abagukunda cyangwa wenda aho ngaho birakomeye. Yego, birakomeye kubera ko icyo kintu ubundi umuntu amenya ukuntu akitwaramo iyo kimugezeho, ngiye kuvuga ngo nakora gutya, ntakubeshe nakubeshe, mbese wadesida bigeze umunsi, nadesida bigeze uwo munsi, noneho ikijyanye no reka mbaranse ntari bitewe n'ukuntu ndi kumva undi muntu yabigenza se, ngendeye ku mpande zombi, ikintu cyo guca inyuma agusabye imbabazi ubwa mbere, yego, birashoboka ko wamubabarira, yego, ubwa kabiri agasubirayo ukamufata, yego, akongera akagusaba imbabazi, cyakira kabisa. biragoye, biravuna, biragoye, bana feelinga kabisa, biravuna, biragoye, sinzi ko uwo muntu ntazi ukuntu nakwitwara pe. Basi inshuro ya mbere wamubabarira, ariko iba ya kabiri aba ari ingeso, bibaye ingeso, ni ingeso pe. ariko urukundo aba ubona ko agukunda, nubwo iyo ngeso imurimo ariko aragukunda, kuko agaruka imbabazi wenda twazigereranya n'urukundo, wenda urukundo gukunda kabizo imbabazi abakomeza. Iyo ukunda umuntu ntago mubabaza, urwana no kugira ikintu kitamubabaza, yego, ku buryo wavuga nk'ikintu cyagucitse, ibintu byo kujya gukuramo ugakuramo no, ntabwo byakunda, icyo kintu uba wagipanze, ntihazagira uzakubesha ngo cyamfashe, ntibikugwaho buri gihe, ntazagira umuntu uzakubesha ngo ikintu cyagufashe, kuko umuntu aba ari mukuru, bibaye ku bana hari akavuga ngo umwana bamushutse, umuntu mukuru azaba yabipanze, yaba ari umugabo, abagabo bakunda kuvuga ngo abagabo biroroshye iki, nimwe bigoye, ahubwo niweho utangira byose, ukuramo ibiki, ndetse urumva bitakoroheye, ahubwo niwe bimworoheye, niwe byoroheye. Rero icyo kintu kiragoye pe, cyumvisha ko uwo muntu wenda, yego, mugi hari icyo wongeraho? Njyewe ntago ntekereza ko icyaha cyo guca umuntu inyuma, cyangwa se reka mvuge ndi umukobwa, yego, ndamutse ndi umukobwa akaba ari boyfriend wanjye ubikora, akagufata rimwe, yego, kabiri, gatatu, ntago nabana nawe, ntago mwabana. Impamvu nimbana nawe waratangiye kunshi inyuma ndi umukobwa, ubwo nimba umumama ni ukuvuga ngo cya kintu cyo nacyakiriye nkiri umukobwa, ngifite amahirwe yo kuba nateretana n'undi muhungu, kuba narakwemereye, ubwo icyo kintu mba nemeye ko nzacyakira cyane.
ariko ndi umumama buriya kugira ngo uzapfe gufata umugabo waguciye inyuma yego aba ari ruharwa ngo arabajijisha. okay, njyewe icyo nemera cyo umugabo ashobora gusambana atabipanze, yego niko batubwira, ntago mbizi. Yego ashobora kugera hariya mu kabari wenda bitewe n'icyo ari kunywa akabona ikidada kimeze neza akaba hari ukuntu bigenze sibyo, ariko nimba ari rimwe kubera ko ni umugabo wanjye burya dutegeka kumwihanganira mu byiza no mu bibi sibyo, ariko nimba mufashe bwa mbere ubwira ntisheri kuko nicyo cyaha mu rugo kitanezeza umugore, gishobora no kugira ibindi cyangiriza niyo naguha imbabazi mu mutwe wanjye hari icyo mu marangamutima yanjye already namaze kumenya ko nturi wenyine, nyine hari abandi bantu njyewe ntabwo ukiri wa wundi nyawe. ariko aba mama n'aba papa ninde ubundi icyo kintu kirya cyane? je pense aba papa nibo bajya bagaragaza ko ibana icyo kintu kirabarya cyane. Aba mama bo ntago bajya bagaragaza side yabo abagore ngo bagaragaze ko nabo icyo kintu kibarya ahantu nabo. Kirabarya abagore turaceceka ahubwo abagabo kumenya abagabo barikunda reka nkubwire impamvu uvuga ngo barikunda. Umugabo ashobora kuguca inyuma sibyo ukabimenya, kandi abamama natwe ibyo ari byo byose uwo ari we wese agira umutereta, wowe ukaba ufite byonyine reke no kuba mugiye muri icyo gikorwa kindi sibyo, araguterese agusanganye akamesaje ko umuntu wakubwiye ngo aragukunda ntago wamusubije, ahita yemeza ko ako kanya igikorwa cyarangiye. kandi wowe ushobora kumusangana akamesaje akakubwira ati ni ibintu byoroshye nta kintu aragushuka ugahita wemera ati uyu nguyu ajya yibeshya akanyandikira yohereje ahandi. Ariko wenda tukiri kuri icyo ngicyo, wenda reka turebere hamwe ibimenyetso bijya bifasha umuntu, bijya bigaragaza umuntu umwe muri couple, yaba fiancé cyangwa abantu bari muri fiançailles cyangwa se umugabo n'umugore. Ibimenyetso bimwe na bimwe bijya bigaragaza ko umuntu yatangiye guca umuntu inyuma, byibuze buri wese avuge nka 3 cyangwa 4 ibyo ari bushobore. Iyo mubibona umuntu watangiye kugira ingeso yo guca inyuma, nutuye tumenyetso ajya agira ukabona no mu rugo ntameze ukuntu ntameze neza. Mwego mubibona mute? Ibimenyetso bimwe na bimwe ni bihe? ikintu jewe ntago birambaho. Yego ntago birambaho. Oya, ariko tujya tubona n'amafilime, tujya tubona n'ibiki, tujya dusoma byinshi. Ibimenyetso bikunda kubaho ku muntu uri kutwumva najya abona afite ibyo bimenyetso nawe ubwe ajya avuga ati hano hantu ndi kujya mu nzira mbi. Ntekereza umuntu iyo atakikwitaho. Yego iyo atakikwitaho. Yego aba yarataye interest zawe. Yego atakikwitayeho nyine. Yego afite aha yita. Yego nicyo ntekereza. umugisha baniki kubana kimwe ndamaneka nasobanura ntabwo byakunda. Ariko ibyo byose ibimenyetso birahari. Hari ibimenyetso ku bamama cyangwa se ku badamu cyangwa se ku ngo no kuba fiancé bijya guhura. Akenshi uzabona nimba wicaranye n'umufiancé wawe akamesaje kakaza akora ibishoboka byose akajya ugasoma atakwerekera bya bintu ngo ube wareba ya mesaje. Urumva icyo ni cyambere. Abe no mu rugo uzasanga wa muntu telefone ashobora kuyijyana dushe kandi ntago agenda akayimanika hejuru muri dushe akayijyanayo. Urumva muri kurya telefone ntago umwana yayikora aho ndi ku ruhande rw'abashakanye. Urumva ni ukuvuga ngo telefone ye nicyo kintu cya mbere acunga. Umwana yagwa hasi abyiteho ariko telefone ntuyirebeho. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ndavuga icya kabiri, ushobora gusanga wenda cyo kiraza kugoranaho. hari abantu abasore ashobora kukubana kandi ari kuguca inyuma
akakujijisha ku buryo akaba umwana mwiza akakwitaho care ku buryo hashobora kuza mushobora guhurira mu nzu n'umukobwa wundi akundana nawe cyangwa ari kubesha sinzi wababesha ntubimenye hari abantu bameze gutyo akakwitaho wowe umva keya bisanzwe umuntu araje ni umusirimu aramusuhuje akwerekana ko nta handi hantu baziranye ntaho kabisa gusuhuzanya akabaganiza mwembi ntube wabikeka ku buryo ashobora kukunosha ati uyu ni kazine wanjye gusa icyo kintu biragoye nakadaje ariko hari n'abandi bantu usanga santima kuri wowe zarashize amarangamutima ukabona nacyo kikaba ikimenyetso ni ikimenyetso kwa kundi mwari musanzwe wenda yakwandikiraga akamesaje sheri waramutse saa sita wiriwe cyangwa se wariye ukabona bitangiye kugabanyuka nimba wamuhamagaraga isaha ugasanga akwitabye nk'iminota 10 sheri ndaguhamagara mu kanya n'ibintu bigiye ari byinshi ariko ibyo rero byose muri abantu mukundana muhorana ntabwo wayoberwa umuntu ko ari kugucika ntabwo wabiyoberwa ko hari abantu b'abamama bajya bagaragara ko wenda akora bafite nk'umukozi mu rugo umukozi akajya amuca inyuma na bosi akazashiduka umukozi atwite bigenda gute ko iyo umuntu muri kumwe wari uvuze ko wenda utajya uyoberwa neza ibiri ariko ari kugira urabona hari abamama b'abakire umukozi akorera ibintu byose umugabo mbese we yegamye mu ntebe kandi ka televiziyo kaba gacanye neza ubwo rero noneho ugasanga we umukozi we na bosi rwarahize ariko ntabimenye bigenda bite ko baba nyine wabatarabutswe nyine uko byagenze byagenze bite nuko baba badakundana nuko baba yarangaye niki aho ngaho umugore igihe abona umukozi abagabo ariko reka tubanze tuvuge ko abagabo kubera iki mutareba basi ngo uyu muntu ntago ugaye basi ugaye umugabo kubera iki mutagaye umugore aba yicariye aho ngaho ari kubona ameze neza akabona umukozi yamusuzuguye akajyana n'umugabo aramusuzugura nta kintu yamubaza ariko na Soni yararirimbye ngo munsi y'umukandara nta cyubahiro kibamo ariko hari n'abantu hari n'ukuntu umugabo ashobora guca umugore w'inyuma ku mukozi bitewe na care umukozi amuhereza kubera ko nimba umukozi ajya gusasa icyumba cya nyirabuja cyangwa cya bose we icyo ni cya mbere akaba ari we umutekera akaba ari we umuterera ipasi urumva niwe umufurira byose staff zose urumva arinjiye ni karibu ni utegura ameza nyirabuja yicaye hariya no kuvuga ngo agaciro umukozi ahereza sebuja gatandukanye nako nyirabuja muhereza kuko nimba umudamu yakwicara hariya akamenya burya icyumba cy'umugabo cyakamenywe na nyirabuja cyangwa se umugore we ariko nimba umbwiye ngo umukozi agiye kugusasira ubwo nyine ibyo asasa ibyo ategura byose byakira none nahakubera aho ngaho sinzi impamvu abantu bemerera umukozi ko yagusasira icyumba uri umugore ariko hari igihe umaze gutera imbere urumva donc hari utuntu nawe ugomba gupunguza urabona n'ubu ngubu hari amarido utakirinda gukurura urategeka telekomande wegamye ari ikabigera ibintu byaroroshye ibintu byose biva mu Bushinwa ubundi byoroheje ubuzima so hari ukuntu utaba ushaka kwigora cyane umukozi akaba ari umwana mwiza uzi gukora ibintu byose so nibaza ko ari iyo nzira abamama babikoramo kandi ubu batangiye no kubona ibiceri abamama icyo kintu ntucyumva icyo kintu ntibakireke niba bagikora bo bafite abakozi icyo kintu bakireke kubera iki umugabo ninjira mu cyumba agasangamo umukozi kubera icyo uri kumutrustinga sebundi nasangamo umugore wundi utari wowe mu cyumba kubera icyo uri kumutrustinga hari igihe umumama aba atumva ko umugabo we yatinyuka ari nk'umugabo wiyubashye yatinyuka wenda umukozi
icyo kintu nari maze kukivugaho mu kanya ngo abagabo ntabwo mujye musuzugura ngo murebe ikintu mu gisuzugura barasuzugura kubera iki umukozi ni umuntu nk'abandi ibyo ufite arabyujuje aramusuzugura kubera iki impamvu ndi kuvuga gutyo nese kubera icyo ujya ubona umusazi ku muhanda ko n'umusazi arabyaye aratwite n'uwamubyariye ari umuntu uri smart urumva abagore rero bagomba kumenya icyo kintu k'abagabo ntabwo bajya bareba ngo ikino nta micezo rero uzatekereze mu gihe waretse umukozi wawe ngo yinjire mu cyumba cyawe reka n'ibindi abifata n'ibindi azabifata n'ibindi rwose azabifata mureke yihereze buri kimwe nibyo ariko ni uburangare nk'uko mwari mubivuze hanyuma reka twikomereze telefone y'abashakanye ifite ubuhe busobanuro kuki abashakanye bapfa telefone ni iki kiri mu gupfa telefone kandi buri wese afite uburenganzira bwo gutunga telefone ye ntufite uburenganzira bwo gukora kuri telefone yanjye kuko telefone ni iyanjye si iyawe inshuti zirimo ni izanjye si izawe kuki abashakanye bapfa telefone kivuge mugisha ntakivuge icyo kintu ni ikintu ingo nyinshi ku mugore n'umugabo mugabo aho uri waba uzi ngo telefone yawe umugore ntayirebamo ayirebamo ndabigusobanurira telefone yego buri wese afite uburenganzira bwo gutunga telefone ye n'ibirimo ntibibe bireba undi ariko noneho ngewe ntekereza ko niba twaravanze umutungo ntago mu mitungo tutasinyiye telefone batarayikuyemo ngo bavuge ngo imitungo muvanze ni iyi ngiyi telefone ivuyemo yego dufate ko wenda mu itegeko ryayo bavuze ngo ntawemerewe kureba muri telefone y'undi ariko nimba ngewe nawe turi umwe ese ubu hari inshuti afite zitaba izanjye wenda zaba araza kutubwira ariko hari inshuti nyine wa mugani zitaba izawe kuko inshuti zawe ziwe zose ntizaba izawe oya icyo mvuga ese hari inshuti yagira ku buryo yazimpisha sinzimenye wenda ntazo yaguhisha none se n'iki cyawe kiri muri telefone yaba mpisha ariko se kuki wowe ushaka kuyikoraho oya ikintu cyose ushobora gukora telefone ushobora kuyihisha ikantera amatsiko icyo uhishemo nimba namaze kubona ya geste ko hari icyo uhisha muri telefone ndakenera kumenya cya kintu kirimo niyo mpamvu akenshi nimba telefone ngiye kuyirebaho akambwira ngo se ufite telefone yawe yaba asinziriye nzamucunga asinziriye ndebe cya kintu kirimo utekereza impamvu ntawe ubitekereza none se ni iki cyatuma ufata telefone ukavuga ati ni iki akaba mama cyangwa abashakanye bakunda gufata telefone ni iki nawe ubona mu maso yawe ukavuga ati ibibatera amatsiko nk'uko Mugisha yabivuze ngewe ndaho ngaho ntarajya no mu bintu byinshi telefone ndumva nta mpamvu umugabo yaguhisha telefone nangwa w'umugore wihishe umugabo telefone ariko ni nani ni mutungo donc ni yawe ni yanjye nawe afitiye kuki wenda ushobora gukontorora iyiwe cyangwa we ngo akontorore iyawe kuki umuntu atagumane iye ahubwo ugakontorora wenda imyitwarire telefone ubundi akiba umugabo wanjye yego kuri we nkimwemera ko ari umugabo wanjye ni umugabo wanjye gusa abantu bari muri telefone urumva ni inshuti gusa bazajya basuhuzanya bavugana amakuru bisanzwe ibintu biri aho atahisha umugore we yego umunsi azahisha nzamenya ko hari ibirenze ibyo umunsi azahisha telefone hari ikintu kirenze gusuhuzanya yego kuko sinzabona gusuhuzanya ngo ndakare nawe ntabwo azabimpisha nahisha azaba hari ikintu kirenze icyo kandi telefone kuyimpisha ni bibi kubera iki hari igihe telefone yanjye nayiburira munsi y'intebe yego iyo iri aho ngaho nzi password nzashiramo nimero yanjye nihamagare numva telefone yanjye iri yego rero nampisha password urumva ni ibintu byinshi bizaba biri gupfa hari igihe telefone yanjye yazima ahantu yego nkeneye busafiri iyo ihari yego
tuvugagiye ahantu ntago turi kumwe niyo turi kumwe nzayikoresha mpamagara umuntu ngo ino mfate ahantu ndi nabuze ubusafi telefone irakenewe mu muryango iyawe iye ni yanjye arayikeneye. telefone ishobora kuba mu byo mwavanze umutungo cyangwa telefone iri personal. Ubundi personal gute kuko nawe ntagakiri personal nawe ni njye ubundi ariko urabona hari nk'ibintu umugabo adiringa n'abandi bagabo ashobora n'iby'akazi ashobora kugira tuvuge umugabo ashobora gukora akazi gatuma ugomba guhisha umugore nuko ako kazi gakorwa. tuzi turahari twinshi. Waduha nk'urugero? Ubutasi burya umugore ntabwo agomba kumenya what's going on. Ugomba kumubwira ndasohotse saa 7 z'ijoro, atazi ngo usohotse urabuhagaze, kuko ashobora gukoreshwa yafashwe bakaba bamushyiraho imbunda akamubaza agiye bakamenya yahagaze. So niko ubuzima bw'ubutasi bubaho, barabihisha. So nk'umuntu agiye guhisha telefone, hari n'umuntu uguhisha akazi akora by the way, ukaba uzi ngo wenda nakora imirimo ya leta ariko utazi ko akora mu icyumba cy'ubutasi. Umuntu ntahora bikubwira, yabona rero uyifashe akaguruka akahita yikwaka, nawe wenda ukaba watekereza ko ari ibijyanye no gucitinga kandi atari bukubwiza ukuri. Oya, ibyo so bihuze. Ngewe ku ruhande rwanjye ntekereza ko iyo washakanye n'umuntu niyo yaguhisha ibyo akora, hari telefone z'akazi, sibyo? Nanjye ubwanjye, nawe ubwawe iyo wicaranye nawe ashobora no kwitaba telefone ntumenye n'icyo avuze kuko uzi neza akazi akora. Ariko umugabo waguhisha akazi akora, ntekereza ko ngewe nimba tuvanze umutungo nyine, nimba tubaye umwe, ntabwo bavuze ngo tube umwe ngo telefone izaze inyuma abo umuntu wa kabiri, sibyo? Nta nubwo ntekereza ko telefone ari ikintu cyakagombye ko tugipfa. Nukuri telefone igezeho itanya ingo. byagakwiye. Niki kintu kubashakanye, kuba fiancé, boyfriend na girlfriend bararasana no muri iki gihugu ku ijambo telefone ku minota mike dufite. Niki wabwira umuntu ukoresha telefone afite couple yiwe yemereye kuba babana cyangwa se bakundana? Reka duhere kuri Mugisha. telefone biragoye. Telefone danje. Telefone ubaye nta kindi kintu uri kuyihishamo. Yego. Ubaye nta kindi kintu uri kuyihishamo, cyangwa se nimba uri umukobwa kanivugire ku mukobwa kuba fiance, nimba ushoboye kujera telefone y'umufiance wawe mu giteretano, nimba ushoboye kuyijera byaba byiza iyo telefone ntuyirebemo, kuko nubwo abagore dukunda kureba mu telefone y'abagabo bacu cyangwa se abantu bakundana, hari igihe nanone ubonamo ibitari byiza, kandi byakabaye byiza ko utabimenye nta kintu biguhungabanyaho, ariko wabimenye ubwo nyine icyizere kiba cyavuyeho, ukenera kumenya ikiri bukurikire. Ujye wirengagiza. Ubaye ubishoboye n'ukuri, ubaye ubishoboye, umugabo reka guhisha umugore wawe telefone. Ntago nzi ko uramutse umpishe telefone banke, ntago nzi impamvu akaunti yawe wayimbwira. Igifite agaciro ni ikihe? Nimba amafaranga utunze cyangwa dutunze wayanyereka, sibyo? Ukampa password byose nkaba mbizi, ukampisha telefone, hari agaciro, harimo ikintu gifite agaciro kuruta amafaranga. Rero wabishoboye ntuyirebemo, ni byiza. Kandi akenshi umugore ukenera kureba mu telefone y'umugabo we nuko hari icyo abamuhisha. Nicyo nabivugaho. Reka twumve Zahabu atubwire nawe. Okay. Telefone ngiye nyifata ko yakabaye bidakomeye nk'uko ndi kubyumva. Ntabwo byakabaye bikomeye kuko nk'uko nabivuze mu kanya irakenewe. Yego. Nayikenera mu bintu runaka, nayikenera umuriro wanjye washize mu yanjye.
ntago ndi kumva inama nagira umuntu, reka guhisha telefone, reka guhisha umukunzi wa telefone, kuko ikintu kirimo uri guhisha umunsi azakimenya kizasenya urugo. Noneho nyiri aho ngaho ku bakobwa bari fiyanse, bafite fiyanse biki, nimba ufite fiyanse atajya kwisanzuraho muri gufiyansana mu cyagihe akiri sheri wawe, ibintu byose biba byoroshe, ubwo utegereje ko iyo telefone azayikwereka mwarabanye? Utegereje ko ikintu kirimo azakikwereka mwarabanye? Azakomeza guhishe, noneho muzatandukana ukimenye ku munota wa nyuma. Nyiri aho ngaho yemuko, nimba ufite umuhungu uri kugutesha umutwe gutyo ari kuguhisha telefone, afite ibindi byinshi ari gukina nabyo, kandi ushobora kuzabimenya warageze mu rugo ugasenya. Nonaha uri mwiza, umukobwa pe uri mwiza, ntihakagire umuhungu utesha umutwe gutera umwanya, uzabona umuntu ugukwiriye. Mureke utaguhishahisha, kuko uguhisha telefone harimo ikintu kimwe gikomeye, ni na byinshi wenda byazatuma usenya warubatse, bikakwanduriza izina ryawe, kandi wari kuzabura umukobwa ukibonera umugabo mukwiranye. Uri umukobwa ushaka iki muri telefone y'umukunzi wawe? Ni ukuyirengagiza. Kuyangiye numva bitanandeba, nta mutima. Ibi nabivugaga ngiye kuba mama, ariko uramutse uri umukobwa uri gufiyansanya, burya abantu bakiri muri fiyansaye muracyari kwigana, ntabwo uzi neza ko azaba umugabo wawe, hari ibyo agomba kuguhisha. Yego, ashobora kuba hari ibyo iwaba adashaka kumenya, wenda ku mukobwa ndabyumva, nta nubwo afite n'uburenganzira bwo kureba ibiri muri telefone y'umukunzi we, ariko ku mumama, umupapa, bombi mu rugo, mbese abantu bashakanye, icyo guhishamo. Yego. Bakunzi ba KJ Pro TV, ngewe nababwiye ngo hano muzahabonera ibintu byiza ndetse n'inama nziza. Bakunzi ba Zahabu's Lifestyle, murumva ko abahishiye byinshi. Bakunzi ba Nino TV, murumva ko mufite byinshi muhishiwe ku buzima buri hano hanze. Reka twumve nimero dushobora kumviraho cyangwa se kuboneraho Nino TV, kugira ngo tubone serivisi zaduteganyirijwe, ndetse na Zahabu aduhe nimero dushobora kuboneraho, kugira ngo umushaka ashaka nk'inzu agire gute amubonereho. Rero ikaze, dufite umunota umwe gusa, ngaho mutange nimero abantu baboneraho. Yego, nimero zanjye, ushaka inzu, ushaka kugurisha inzu, ushaka kugura ubutaka, ushaka kubaka inzu yawe ari wowe wiyubakiye, yego, ndahari kuri nimero 615 608 23 5 yego. Koze. Thank you. Iyo ni Zahabu Estate, Rio Estate. Okay, twagiye kuri Nino, twumve nimero muzamumuboneraho, abambike neza, ugende mu bukwe udafite isoni. Wenda ntaratanga niyo nimero, reka nibutsa abakunzi bawe nimba koko banyishimiye. Yego. Niba batwishimiye, nyabuna nyine baze natwe bakore subscribe kuri Nino TV. Yego. Kuri Zahabu's Lifestyle. Yes. Noneho ku nimero bamboneraho ni 859 3 5 15 639. Yego. Intego yacu ni ukubaka umuntu ufite umuntu. Umuntu rero ufite umuntu akora byinshi by'ubutwari, ariko ubuze umuntu nawe akora byinshi by'ubugwari. Giye wari kuri mikro, ndi Karango Concorde. Ciao ciao, nawe butaha. Mwakoze kuza. Mwakoze namwe. Yego.